Abavandimwe reka dushimire Imana cyane ikomeje kubana natwe ndetse ikaturinda mu buryo bwose bushoboka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nejejwe cyane rero nuko muri uyu mwanya nongeye gufata akanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Reka nsabire buri wese kugira ngo Uwiteka akomeze kumugira neza ndetse no kumuha imbaraga zo gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye kwigana icyigisho rero kiraza kuba gifite umutwe tubwira ngo Kalebu wo muri iyi minsi. Kalebu wo muri iyi minsi ndifuza ko tuza kumuganiraho mu buryo burambuye. Turebe icyatumye Imana itavuga Yosuwa ikavuga Kalebu cyane cyane n'icyabiteye. Usibye ibyo ngibyo turaza kureba ko Kalebu yahagaze, turebe ko dukwiriye guhagarara mu minsi y'imperuka, by'umwihariko muri iki gihe dusorewe n'amateka y'ibihe. Imana idushoboze kandi iduhereze imbaraga ndetse n'ubwenge bwo kugira ngo turushaho kumenya iby'iminsi turimo mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data wa twese, Imana ikomeye kandi ikiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka tunezezwe nuko udukunda cyane kandi uba wifuza ko twagera ku rugero rukwiriye uhabwa icyubahiro. Utuyoboze ukuboko kwawe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dutangize amagambo ari mu gitabo cyo mu isezerano rya kera, ariko turaza kureba mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara. Noneho niturangiza turebe, nitumara kuhagira twitegereze igice cya 13. Handitse ngo iki? Amagambo abanza aratubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batate igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisirayeli, ukure umuntu mu muryango w'abasekuruza wose, umuntu wese ari umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani uko Uwiteka yategetse. Abo yatumye bose bari abatware b'Abisirayeli. Aya magambo arumvikana. Abatasi 12 bajya gutata i Kanani. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani. Bagombaga kujyayo bagatata icyo gihugu, kandi bamara kugitata bakazana amakuru. Kubera iki Imana itashimye yuko abantu bajya mu gihugu ariko batazi? Kubera iki Imana itashimye yuko abantu bajya mu gihugu badafitiye amakuru? Hari impamvu. Icya mbere kwari ukugira ngo kwemezwa n'imitima yabo kujya muri icyo gihugu bizaturuke ku mutima ukunze, kubera ko guhera katanga ka mbere kuva Imana yarema abamarayika kandi karema umuntu ku isi, yagiye yifuza yuko abantu ibintu byose babasha gukora babikora bashingiye ku mudendezo w'umutimanama bafite. Ntajya Imana yigeze yifuza yuko abantu bakora ibintu ariko batabanje kubitekereza, batabanje kubishyiraho umutima, ndetse batagaragaje urukundo bafitiye ibyo bintu bifuza kwinjiramo. Ni nayo mpamvu Imana yajya kubakura muri Egiputa yabakuye kubera ko batatse. Nusoma amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa nusoma amagambo ari mu gitabo cyo kuva igice cya 2, uzabona yuko n'ikintu cyatumye Imana ikura Abisirayeli mu Egiputa byari byatewe nuko batatse. Uku gutaka kugaragaza kutanyurwa n'ahantu uri. Igice cya mbere tubona Abisirayeli bagwira, ariko bakagwirira mu Egiputa. Umurongo wa 8, umwami wa Egiputa atinya abo Bisirayeli, akumva bafitiye impungenge ati aba ngaba nibaramuka bamaze kugwira bazatwaka igihugu kandi badufatanye n'abanzi bacu. Noneho iyo ugeze ku murongo wa 23 w'icyo gice cya 2, Abisirayeli batakira Imana irabumva. Kugira ngo Imana ikure Abisirayeli mu Egiputa ntabwo yabakuye ku ngufu, yabakuye kubera ko batatse. Ariko ngo yumvise gutaka kwabo, nuko yumva n'umuniho bafite, Imana ibakurayo. Igihe rero Imana yabazanaga, ibindi byari bisigaye Imana yagombaga kubikora. Uruhare rw'umuntu kwari ugutaka.
ibambutsa inyanja itukura, byagaragaraga ko ari amaboko y'Imana abakuye aho hantu. Aho barebye inyuma bakareba impande bakabona nta bundi butabazi bafite usibye kwiringira Uwiteka. Bamaze kwerekana rero yuko Imana ari bashobora kwiringira, Mose ahita azana inkoni ayishyira kuri ya mazi, ubasha bw'Imana burigaragaza, baca muri iyo nkingi, baca muri ayo mazi barambuka. Icyo ni igitangaza Imana yagomba kwikorera ubwayo. Bageze mu butayu, aho basabye amazi, byagaragaraga ko ari Imana ishobora kuyatanga. Ntabwo ndibuze gutindaho kuko tugiye kureba kuri Kalebu wenyine. Noneho Abisirayeli barakomeza rero kugira ngo Imana ifate gahunda yo gutuma abatasi kujya gutata igihugu, kwari ukugira ngo n'ubundi ubushake bwabo n'umwanya wabo n'ikimenyimenyi kigaragaza yuko Imana idashobora guhatira abantu gukora ibyo badashaka. Byari bishingiye ku mahitamo bagombaga kugira. Bemeye gutuma intumwa, icyo ni icya mbere. Ikindi kintu cya kabiri, noneho amakuru intumwa zizanye bakemera, bakayashima cyangwa se bakayanga. Ibyo bintu byose byagombaga kugena inyifato ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kugera mu gihe nk'icyo ngicyo. Rero Imana ibwira Mose iti, tuma abantu bo muri Isirayeli bagende berekeze mu gihugu cy'i Kanani nifuza kubajyanamo, bagitate. Nibamara kugitata, amakuru bazabahereza aba ariyo muzagenderaho, cyangwa se uburyo bazagishima aba ariko bizagenda. Kugira ngo tubyumve neza, hano babanje kutubwira yuko muri mirongo ibanza yuko abakuru b'abatware, abakuru b'imiryango nibo bagiye. Kubera iki Imana yashimye gutuma abakuru b'imiryango? Nuko baca umugani ngo umwere uturutse ibukuru ukwira hose. Amakuru yagombaga kubazamwe n'abayobozi, kuko bari basanzwe ari abayobozi bumvirwa, yagombaga kuza afite ubutumwa budasanzwe, kandi abagomba kubwemera ari benshi, kubwo agomba guturuka ku bantu bakomeye. Murabyibuka yuko icyatumye Yesu Abisirayeli batamwemera nuko abatambyi batamwumvaga, kuko ngo baribaza ngo mbese ubundi ni abantu bangana iki bo mu batambyi bacu bamwemeye? Imitima myinshi igwa mu buhumyi kubera ko mu batambyi nta bari bemeye umukiza. Iyo ugiye kureba mu gihe cy'ubugorozi, inshuro nyinshi wasangaga imitima y'abantu benshi, wenda mu gihe cya William Mireri ubutumwa bwiza bwagiye bwangwa, ndetse ubutumwa buzanywe bukangwa, muzabisome mu ntambara ikomeye, ngo ariko impamvu nta yindi yabiteraga ngo nuko abitwaga abayobozi bari bahagarariye iby'idini icyo gihe batashakaga kwemera iby'ubwo butumwa. Ngo ndetse ngo batangiye gufunga insengero, babwira n'abantu, bahakanira William Mireri n'abari bafatanije ko batakwiriye kuza kubigisha mu nsengero zabo. Ikindi kintu cyakurikiyeho nuko abashakaga kujya kwiga ubwo butumwa bacibwaga mu matorero. Ibyo nabyo byari impamvu, kuko abayobozi babaga batemeye ubutumwa bwiza, byabaga impamvu ituma abantu bo muri icyo gihe banga ukuri. Imana irabire biravuga iti rero reka nimugende mutuma bahagarariye imiryango, abatware b'imiryango, kuko nibaza n'ubutumwa buzaba bwizewe kandi buzakirwa nk'uko bikwiriye. Kalebu rero yari umwe mu bagize abo bantu. Reka tureke ku murongo wa 20 kugeza ku 24 twumva icyo hatubwira. Igice cya 14 umurongo wa 20 kugeza wa 24 haranditse ngo, Uwiteka arababwira ati, reka mbabarire, reka ngaruke hano. Igice cya 13 ku murongo wa 16 babanje kuvuga, uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 15 bavuze abantu batumwe, abatware bagize imiryango batumwe. Umurongo wa 16, aya niyo mazina y'abantu bose yatumye gutata icyo gihugu. Mose yita Hosiya mwene Nuni Yosuwa. Arakomeza ngo, Mose abatuma gutata igihugu cy'i Kanani, arabwira ati, muzazamukire muri iyi nzira ica i Negebu, muzazamuke mu gihugu cy'imisozi miremire, mutate igihugu mumenye uko kimeze, n'abantu bagituyemo mumenye yuko ari abanyamaboko cyangwa ari abanyamaboko make, kandi yuko ari bake cyangwa ari benshi, n'igihugu batuyemo yuko ari cyiza cyangwa ari kibi, n'imidugudu batuyemo uko imeze, yuko itagoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa izigoteshejwe, n'ubutaka bwacyo
bw'icyo gihugu uko bumeze, yuko bwera cyangwa burumbuka, kandi yuko igihugu kirimo ibiti cyangwa bitarimo. Mushire ubwoba, muzane ku mbuto z'icyo gihugu. Icyo gihe cyari igihe inzabibu za mbere zihishiriza. Nuko barazamuka batata icyo gihugu, bahereye mu butayu bwa Zini bageza Irehobu ihereranye n'urugabano rwa Hamati. Barazamuka banyura i Negebu bagera i Heburoni. Abanaki na Ahimani na Sheshayi na Talumayi bari bariyo. I Heburoni hamaze imyaka 7 hubatswe Sowani yo muri Egiputa irubakwa. Bagera mu gikombe cya Eshikoli, batemayo ishami ririho iseri rimwe ry'izahabu ry'inzabibu. Abantu 2 bariheka ku giti, kandi bazana ku makomamanga no ku mbuto z'imitini. Aho hantu hitirirwa igikombe cya Eshikoli. Iryo seri Abisirayeli batemyeyo. Bamaze gutata igihugu bagaruka hashize iminsi 40. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Noneho reka turebe, twari tumaze gusoma ni iyihe mpamvu ifatika yatumye Mose yemera gutuma aba bantu nk'uko Uwiteka yarabisabye. Umva, babitubwiye guhera ku murongo wa 17 ikintu cyagombaga gutuma Abisirayeli bajya gutata. Icya mbere ni ukugira ngo bamenye nuko abo bantu, nimugende mubanze mumenye yuko abo bantu ari abanyamaboko menshi, cyangwa se bafite igisirikare gikomeye, bafite imbaraga. Noneho munamenye niba ari abanyantege nke, mumenye koko niba ari abanyantege nke. Niba ari benshi, mumenye ko ari benshi, kandi mumenye ko ari n'abakeya. Ibyo nimumara kubimenya, mugende mwiga ibyerekeranye n'inkike zigose icyo gihugu. Ese bafite inkike z'amabuye cyangwa nta nkike z'amabuye bafite? Ese bafite ubushobozi bungana iki? Ibyo bintu byose byagomba gukorwa n'abatasi. Mose arabwira ngo kandi muze gutinyuka, mushire ubwoba, muzane no ku mbuto ziri muri icyo gihugu. Ikindi, murebe ubutaka bwaho ko bwera. Ibi bintu byose bagombaga kubisuzuma kugira ngo babe bafite impamvu n'ibimenyetso bifatika byo kubwira basigaye ngo nimuze tugende turwane, kuko ikigaragara cyo Imana yatuzanye ahantu heza. Ntago byari gukunda, nta nubwo byari bikwiriye yuko batata bamara bakagaruka gutyo gusa nta kintu bize cyangwa se babonye mu by'Imana yari yabasabye. Nshuti zanjye, igihugu Yesu yifuza ko tugomba kujyamo, abantu bifuza kukigeramo ni abavuye mu Egiputa. Abo ngabo nibo Imana ishaka gutuma gutata, kandi koko niba baragitase biri kugaragara, kuko uburyo duhagaze mu bya mwuka ni ibimenyetso bifatika bigaragaza yuko igihugu twagitase, kandi bikagaragara yuko koko dushaka no kukijyamo. Kuko abantu bamaze kumenya icyo kwakira Yesu mu bugingo bwabo bisobanuye, kandi bakamwakira nk'umwami n'umukiza. Icyo ni icya mbere kigaragaza yuko bavuye mu Egiputa y'ibyaha. Kabiri, baragenda ntibyatinda baca mu nyanja itukura nk'ikimenyetso cy'umubatizo. nawo ni ingenzi. Barabatizwa binyuze muri Mwuka Wera, kandi babatizwa binyuzwe mu mazi. Abo nabo ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari icyo bamaze kwemera. Barakomeza ntibatinda aho ngaho, batangira kurya ku mbuto zo kuri icyo giti, bajya gutata. Ijambo ry'Imana bararyiga kandi bararisobanukirwa, banywa ku mazi yo muri icyo gihugu, bumva uburyohe bwayo, kandi bumva uburyohe bw'amatunda akomotse muri icyo gihugu, bumva banejejwe nabyo. Ibyo nabyo barabikoze nk'ikimenyetso gifatika kigaragaza yuko igihugu barimo ari kizima. Nuko ngibi ibintu Mose rero yari yabwiwe n'Imana. Bahamagariye aba batasi bageze kuri 12, mu buri mutasi akomoka mu muryango. Reka mbabwire, kuba barabatoranije gutya nuko bari babizeye, kuba barabatoranije gutya nuko bari bazi yuko bashobora kubakorera ibintu byiza cyane nkuko babyifuzaga. Nuko abagabo rero Mose arabwira ati nimugende kandi muze guhangara, koko kandi mushire ubwoba, muzane no ku mbuto zaho, kugira ngo muzabe mufite ibimenyetso bifatika bitwemeza ibyo muri kutubwira.
Mose yari afite icyizere kuko Imana yakoreraga yari azi yuko ari Imana nzima kandi y'ukuri, kandi yari azi yuko nibazana izo mbuto byibura n'abashidikanya babasha kubyumva. Nuko abo batware baragenda, bari abatware ariko biragaragara yuko bagomba kuba bafite n'imyitozo ya gisirikare, bagombaga kuba ari abantu biringirwa kandi bizewe, ku buryo icyo amakuru bagomba kuzana yagomba kuba ari amakuru afatika adaturutse mu bwoba. Nuko baroherezwa baragenda, bamara iminsi igeze kuri 40, kandi ibyo basabwe byose barabikoze, kuko ikigaragara cyo na za mbuto barazizanye bazigeza muri icyo gihugu aho Mose yari yasigaye, kugira ngo bababwire ibyiza byo muri icyo gihugu. Urebye ku murongo wa 26, 10 rizana inkuru y'incamugongo yacyo, Kalebu abahana. Turi kwiga ngo Kalebu mu minsi y'imperuka. Ahantu nshuti zanjye nuhitegereza ukahasoma, haratubwira ngo basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani, bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu, batekereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi n'imbuto zacyo. Mana ishimwe cyane. Iki ngiki ubwacyo kirahagije kandi ni ingenzi, byanyura buri muntu wese. Ugarukiye ahangaha aya makuru arafatika. Arababwira ngo, baravuga ngo ni ukuri koko igihugu wadutumye twakigiyemo, kandi dore n'ibimenyetso turabifite, ngizi imbuto turazizanye, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ibyo ngibyo birahagije. Icyakwereka ukuntu abantu benshi bahamya yuko ijuru ari ryiza kandi bifuza kurijyamo, nshuti zanjye, usibye n'umuntu wemeye akemera gufata icyemezo agavuga ati mbaye umukristo, n'abapagani bajya mu kabari ijuru bararishaka. N'ikimenyimenyi hari n'igihe usanga no mu tubari baherereyemo usanga baririmba indirimbo zigaragaza yuko ijuru nabo barifiteho amakuru, ariko gufata icyemezo ngo ndabyemeye nzagenda uko imbaraga zanjye zingana nk'uko Gideyoni bitekereje, abantu benshi barabananira. Usibye n'abari mu tubari tubaveho kuko bamaze gufata umwanya wabo, kandi hari ibyemezo bamaze gufata. Tureka abantu bari mu busambanyi kuko bamaze gufata umwanzuro, tureka abajura, tureka abahehesi, tureka bomboka mu mazu y'abandi nijoro bajya kugerageza imitima y'abagore batagifite imitima nk'uko ibyanditswe byawe bivuga, abanyantege nkeya. Tureka abo bantu bamaze gufata umugabane wabo, reka turi abantu bari mu itorero. Mbese ahari ibyo duhamisha iminwa yacu biri no mu mitima yacu, Imana tuyizera nk'iyaduhaye igihugu cyiza dutegereje, cyangwa imitima myinshi y'abantu irimo guhakana nk'uko abigishwa, nk'uko bari abagabo bahakanye. Abagabo 10 bazana inkuru itariyo, cyangwa se inkuru y'incamugongo. Hano baratubwiye ngo aba bagabo 10 baravuze ni ukuri igihugu twagiyemo ni cyiza, ni icy'amata n'ubuki, kandi rwose kimeze neza, dore n'imbuto twazizanye 28. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyemo Abanaki, Abameleki bahatuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani baturanye n'inyanja, no mu batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha. Tutaragera kuri Kalebu, reka mbanze ngira ikintu mvuga ahantu. Ibi koko nibyo Mose yari yabatumye. Yari yababwiye kureba niba abo bantu ari abanyamaboko, yari yababwiye kureba niba abo bantu ari abantu b'abanyembaraga, niba inkike zaho zigoteshejwe amabuye. Yari yabatumye kureba niba igihugu kirumbuka, kandi ikintu kiri kugaragara hano muri Bibiliya byose barabizanye. Ariko umurongo wa 30 ni iki cyatumye Kalebu abahoreza rimwe? Kuko turi kubona barondora byose bagaragaza ibimenyetso bifatika bigaragaza ko bavuyeyo. Kugeza ubu ngubu ntago wabona ko hari ikosa bari bakoze, ntaryo turi kubona, kuko amakuru Mose yababwiye turi kubona kumugwiza ku murongo wa 29 ariyo batanze. Ariko wakwibaza ngo kuki Kalebu yabahoreje icyarimwe? Byibaze nanjye mbyibaza. Turi kubona umurongo uvuga ngo ahoreza abantu bose icyarimwe, abahoreza
imbere ya Mose ati tuzamuke. Kuki yabahojeje? Nshuti zanjye, uzi ko hari igihe dutinda mu bintu akaba ari ibintu by'ukuri koko, ariko uburyo uri kubitindaho kandi nta gakiza kayibonekamo bikaragaragaza intege nke n'ubwoba ufite. Kalebu wareberaga kure, wari ufite amaso mazima, wari ugifite kubana n'Imana byuzuye, arabyitegereza aravuga ngo nkurikije uko aba bantu bari kubara aya makuru harimo ikibazo, kuko nta gukomera bafite ku Mana. Barashaka gutinda mu biduca intege, barashaka gutinda mu bishobora gutuma imbaraga zacu zigabanuka zikaba nkeya, barifuza gutinda mu bintu. Ni ibiki utinda hiri kuvuga ijambo ry'Imana? Mbese uratinda? Dufite ababwiriza benshi muri iyi minsi mu by'ukuri aho kugira ngo batinde ku mbaraga y'Imana ikiza, usanga erega twese turi abanyabyaha, ntawe ukiranuka n'umwe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ugasanga umuntu ari gutinda mu bigaragaza yuko gukiranuka bidashoboka. Nibo babwiriza benshi beza. Ugasanga umuntu ari kuvuga yuko abwiriza ijambo ry'Imana akaba ariko akabatemera yuko guhinduka umukiranutsi 100% bishoboka binyuze muri Kristo. Inyandiko twaba dutwaye ndetse n'amahame twaba dutwaye twaba twaribeshye. Ku byanditswe byera bitubwira yuko gukiranuka 100% bishoboka ariko binyuze mu gitambo cy'i Karuvari. Nuko amakuru babaraga Yosuwa Kalebu ayacamo kabiri. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini twabonaga tubameze nk'inzige, nabo bakatubona tumeze nkazo. Nshuti zanjye, usibye kuba twakwibeshye cyangwa se ntitubitekereze neza, aya makuru atanzwe guhera ku murongo wa 31. Aya makuru atanzwe n'abagabo guhera ku murongo wa 31 bari kuhinyuza ijambo rito Kalebu yaravuze, rito gusa. Hejuru muri kubona ko batondaguye amagambo menshi agaragaza uburyo igihugu ari kizima. Ndababwiye nti igihe Kalebu yabitegerezaga mu maso n'uburyo bari kubara inkuru, asanga nta byiringiro bari buze gutangamo yuko icyo gihugu gishobora guhinduka icyabo. Abahoreza icyarimwe imbere ya Mose aramubwira ngo nituzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Iri jambo Kalebu yavuze riri kugaragaza yuko amakuru uburyo bayatangaga butari bushyitse. Niba Imana yaratugiriye icyizere ikadushyira mu itorero ryayo, niba Uwiteka yaratugiriye icyizere akaduhindura abantu bagomba kwamaza inkuru y'agakiza, kandi tukayivuga tutaciye iburyo cyangwa ibumoso, mbese hari ntabwo twaba turi kwishyiramo amagambo yacu ashobora gutuma ukuri twari dutwaye gushobora kwangirika? Ese ukuri Imana yaguhamagariye gutwara nane ko kuri ugitwaye? Avandimwe, ibintu mu by'ukuri dukwiriye kubitekereza. Buri muntu wese akibaza uko ibintu bimeze nuko abitwaye, niba kuko ari bwo buryo Imana yifuza ko agomba kubitwara. Mbega ibintu bikomeye cyane. Ikigaragaza rero, nubwo nari nababwiye ngo amakuru ari hejuru y'umurongo wa 30 agaragaza yuko ibyo Mose yabatumye byose bari babitase, ariko Kalebu wareberaga kora avuga ati no, nkurikije ukuntu abavandimwe twajyanye bari kuvuga aya makuru, nta kintu cyiza turi buze gukuramo. Abahoriza icyarimwe aravuga ati nimugarukiriza aho ngaho. Ni kangaha abantu bajya bashobora kunyurwa n'ubutumwa butabasha gukiza imitima y'abantu. Ni kangahe kubera kutitegereza no kutagira amaso abona binyuze mu byanditswe byera abantu banyurwa n'ibyigisha ariko bidahindura imitima. Ni kangahe abantu
banyurwa n'inyigisho bakavuga ati umubwiriza yabwirije neza, ariko imitima yabo idashobora guhinduka. Abantu benshi bakeneye ubutumwa budashobora kugira icyo bubatwara, budashobora kugira aho bakura ngo bugire n'aho babageza, kuko batifuza kubangamirwa. Mbese nshuti yanjye uri muhe mugabane? Ndashimira Imana yuko uko byagenda kose Kalebu aracyahari. Ba Kalebu bariho mu matorero, ba Kalebu bariho ahantu hose hashoboka, bari mu amatorero yose ashoboka, kandi biteguye kwakira ukuri no kukwamamaza, biteguye kwakira ukuri no kukuvuga mu buryo bwose bushoboka. Nshuti zanjye, ndabingingira cyane kugira ngo Imana ibagire neza kandi ibongerere imbaraga, ibaha imbaraga mu buryo budasanzwe. Reka turebe uko byaje kugenda. Nuko baratubwiye ku murongo wa 32, bahita bamuca mu ijambo nawe, cyangwa se yari amaze kubivuga, aravuga ngo Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kuhahindura. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo tujyaneyo abantu, kuko baturusha amaboko. Nshuti zanjye, byanditswe byara birambwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Yeremiya igice cya 9. Ibyanditswe byera bitugaragariza yuko nta muntu ushobora kubonerwa mu agakiza akabonerwa muri Kristo, aho ngaho honyine. Ahandi hantu ushobora kwiringira, ibindi bintu byose ushobora kwizera, ndakubwira ukuri yuko waba uri kwiringiramo ibitobotse. Habeho kwiringira Uwiteka, habeho gukomerera kuri we, habeho gushikamisha imitima kuri uwo, kuko nimwe agakiza tugafite gusa. Ndifuza kuza gukora umugabane wa 2 w'iki cyigisho, aho turi buze kwinjira noneho mu ngororano Kalebu yabonye nk'umuntu uhagarariye Imana mu buryo budasanzwe. Ariko iki ngiki reka tubaze kukigarukiriza aha ngaha dusomye aya magambo ari kuri igice cya 14 umurongo wa 20, twumve. Igihe bari bamaze kuba ngo ntibashobora kuzamuka, hari icyo Imana yivugiye. Nuko Imana ibwira Mose iti kuri murongo wa 11 ngo Uwiteka ategeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu. Ibi ntabwo nshaka kubyinjiramo, ndashaka ko tuvuga kuri Kalebu, tuzamuvuga mu migabane 2. Umurongo wa 20, Uwiteka aramubwira ati ubwo Imana yarivuze ngo igiye kubarimbura, nimara kubarimbura ihindure Mose ubwoko bukomeye. Mose aranga abasabira ku Uwiteka. Umurongo wa 20 rero ariwo nshaka, aravuga ngo Uwiteka aramubwira ati ndababariye nk'uko nsabye, ariko nukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Amen. Kuko uko byagenda kose, abantu babyemera batabyemera, isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka. Ikindi, kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu, bakangerageza ibi bihe uko ari 10, ntibanyumvire, nukuri ntibazabona igihugu narahiye ba sekuruza ko nzakibaha. Nta n'umwe wo muri abo wansuzugwe uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima, agakurikira uko muyobora muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo Imana irabyemeza ngo ndirahiye abantu bose bavuye mu Egiputa bakambuka inyanja itukura, ariko bakaba banze kwinjira mu gihugu cyanjye nifuzaga kubajyanamo, kandi barabonye ubwiza bwanjye, bakitegereza uko nakuye muri icyo gihugu, nkabababarira ibyaha, nkababarira gukiranirwa kose, nkabereka ibimenyetso n'ibitangaza byanjye, nkabaha amazi aho babona bidashoboka, nkabahiriza ibyo kurya aho babona bidashoboka. Ibyo bitangaza byose aho kugira ngo bibigishe, byatumye imitima yabo njya kure. None ubambwirira uti
umuntu wese wavuye mu Egiputa akabona ibyo bitangaza ntiyizere, icyo gihugu ntazakinjiramo. Ariko umurongo tugiye gusorezaho tuzanatangira icyigisho gikurikiraho n'uyu nguyu. Ariko icyo gihugu Kalebu niwe uzakijyanwamo wenyine, kuko yari afite undi mutima. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ese uyu mutima ni uwuhe nshuti zanjye bavandi? Ese uyu mutima wa Kalebu ntiwawifuza? Uyu mutima wa Kalebu ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu wabanaga n'Imana, ni umuntu wuzuraga n'Imana, ni umuntu wateraga uko umutima uteye akaganira n'Imana. Ndabifuriza kugira ngo uyu mutima abe ari uturanga. Ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye ba sekuruza ko nzakibaha, nta n'umwe muri bo bansuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyoboye muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Abantu bagiye kujya mu ijuru ni abantu bafatanije n'Imana kurwana intambara, kandi hakabaho kunesha. Abatarafatanije n'Imana muri urugamba biragoye ko ubugingo buhoraho bazabubona. Kambasomera amagambo babwira abantu Imana ikeneye muri iyi minsi, ntabwo ari kurwana nk'uko Kalebu yarwanye. Reka mbasomera amagambo ari mu gitabo cy'uburezi kuri paji ya 58, twumve abantu Imana ikeneye muri iki gihe. Ni ku isubi ijya gusoza icyo gice baranditse ngo muri iki gihe, kukagira ngo kavuga ngo abantu b'abanyakuri kandi b'inyangamugayo. Muri iki gihe icy'isi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo. Muri iki gihe icy'isi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira rugenza, abagabo bahagararira ukuri nubwo ijuru ryagwa. Ngaba abantu Imana ikeneye, abagabo b'abanyakuri bashobora guhagararira ukuri nubwo ijuru ryagwa, abagabo badashobora guteshuka ku kuri, abagabo bashobora kuvuga ukuri bahagaze nk'uko urushinge rwa dira ruhagarara. Banditse hano baravuga ngo ariko imico nk'iyo ntipfa kwizana, kandi ntizanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa impano Imana itanga. Imico y'ubupfura ni imbuto iva ku kwitegeka, ku kwemera ko Imana kamere yasigingiye igengwa n'Imana, kuzibukira inaringiye ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Nshuti zanjye, ngaba abagabo Imana ikeneye, kandi wabishaka wahinduka umwe muri bo. Ndagira ngo mbabwire yuko igihe turi kwinjiramo ni igihe ukuri kugiye kuvugwa, kandi kukavugwa n'abagabo b'ibiharamagara, abantu biyemeje badashobora gutinya urupfu, badashobora gutinya ikibi icyo ari cyo cyose, ahubwo baharanira kugira ngo naho twapfa ariko dupfe tuzize Kristo, kandi naho twabaho tubeho kubera Kristo. Nk'uko abasore batatu bahagaze mu itanura, Daniel akamira kujya mu minwa y'intare. Ngaba abantu Imana ikeneye, Imana idushoboze kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Data wa twese, Mana ikomeye, uhabwa icyubahiro. Turagushimiye yuko uri umutunzi w'ubugingo bwacu, utugire neza kandi utwambike imbaraga, uduhe guhagarara nk'uko bikwiriye muri iki gihe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.